Yes, nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Souvenir TV Show. Yes, ni mu masaha akuze, turi mu masaha ya nimugoroba, ariko nanone ntabwo bwari kwira nta kintu mbatangarije, kuko murabizi muri abantu banjye. Ejo nibwo twari twakoze ikiganiro, cyangwa se nibwo nakoze ikiganiro mbabwira ati mumfashe mumbwire cyangwa se mungire inama y'icyo nakora nyuma y'ibyo nari maze iminsi ndi gucamo, biciye muri bare y'abana b'abakobwa, yaba uriya murundi kazi, yaba ya Fani, yaba Shania, yaba na mama w'umwana. So nabagishaga inama, ibintu ndabashimira cyane ku bitekerezo byanyu mwagiye muma, ku bitekerezo byanyu mwagiye muma kabisa, mwanyeretse ko mumba hafi kandi mu nkunda, mwanyeretse ko mumba hafi kandi mu nkunda, ari nayo mpamvu nanjye navuze nereka nze mbashimire ku bitekerezo byanyu, mbereke ko nabisomye. Harimo abitwa ba Rose, harimo abitwa ba Louise, harimo ba Edouard, harimo ba Rachel, harimo naho mana yanjye by'umwihariko, ahubwo we uzashaka na numero yanjye cyangwa se numero yanjye biri ku kiganiro unyandikire, wowe kabisa wanyeretse ko uri hafi yanjye, witwa Ashura kabisa, mana yanjye urankurikirana pe, ahantu hose mbibona mu makomenti, yaba aho nkora kuri channel runaka nkorera nk'umunyamakuru, yaba kuri channel yanjye nza tukaganiraho ibijyanye n'ubuzima bwanjye kabisa. Ashura unyereka ko uri umuntu mba hafi kabisa, n'abandi benshi ariko Ashura by'umwihariko wowe nzagushakira igihembo kuko uranshimisha. Ashura ni wa muntu usura no mu biganiro bya kera banagiye mbaganiriza, akongera akabisubiramo, akaganira akambwira, mbese Ashura we rwose uri number 1. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha, si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira, agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe, atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atsirika amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Nk'abantu mwe rero, nk'uko nayirindi kubibabwira, ndashimira cyane buri muntu wese ufata umwanya we akankurikirana kandi akandeba, ikindi akama inama cyangwa se akama inyunganizi. Ni iby'agaciro, ni ibyo gushima, byerekana ko ngiyewe n'abantu banjye cyangwa se n'abakunzi banjye dufitanye ubucuti nyabucuti. Ni byiza ko niba nkukeneye nkubona, nk'uko nawe wanyenera ukambona. Noneho ikintu kinshimisha, ngira inshuti z'abamama, nkagira inshuti z'abapapa, nkagira inshuti z'abakecuru, z'abasaza, noneho by'umwihariko nkagira n'inshuti z'abana batoya. Hari umwana wigeze kumamagara, numva arankunda pe, numva biranshimishije, aba Kicukiro. Mu kanya nabwo ubwo nari nangiye gufata ikiganiro ngo nze mbaganirize, mukuru we nawe aramamagara, kandi bose ni abana, umwe afite 15 undi afite 18. Ariko nyine bikwereka ko uba ufite abantu bakwitayeho, uba ufite abantu baguhangayikira, kandi ugasanga ni impande n'impande. Ubundi abantu bankurikirana benshi
hagati y'imyaka 25 na 34, hagakurikiraho hejuru ya 34 kugeza kuri 45. Urumva rero n'undi n'abantu ba urumva ko ari ikigero cyiza rwose. N'abari hejuru ya 45 nka 7% cyangwa 8% y'abankurikirana n'abantu b'abasaza bo hejuru y'imyaka 45. Urumva ni ibintu biba bishimishije kandi ni ibintu binyereka ko n'inama muma ni z'abantu bakuru. Hari umumama uba mu gihugu cya England muri UK ukunda kwandika comment nawe, ndagukunda cyane ariko ndakwinginze nomero yanjye ngiyi uze kunyandikira tube inshuti. Hari ibyo nshaka kukubaza, hari ibyo nshaka kugusobanuza mu gikari. Rero noramuka ubonye iyi video uze kunyandikira kuri WhatsApp. Hari ibyo nshaka ko tuvugana. Nagiraga n'undi mumama w'inshuti yanjye nawe wabaga mu Bwongereza aho muri UK, muri United of Kingdom, witwaga Mama Patrick, ariko we sinyimubona kandi ari inshuti yanjye, ari n'umumama akundaga kumba hafi cyane, ari umumama uri supportive cyane kuko yari umumama ukunda kumfasha no mu buzima busanzwe bitari mu nama gusa. Yari umumama ukunda no kunsapotinga mu buzima busanzwe kabisa, kama n'amafaranga yo kwiyitaho. Mama Patrick rero aho uri nawe nimba wabasha kunyumva cyo uri kunyumva unyandikire, nabuze nomero yawe. Abantu bari mu Bwongereza muri rusange muri UK namwe Imana ikomeze bahe umugisha. Sinzi ubu turi nijoro nibwo nkoze iki kiganiro, ariko wenda amahirwe nuko nahinduye telefone, urabona ko byora amashusho apfa kugaragara kandi ubu birije. Papa mbyirire yajyaga nserereza ngo nkoresha agatelefone k'amafuti, ariko kubera Imana umuntu agenda ahindura kugira ngo n'ubundi akomeza abaha ibintu byiza, kubera ko no mu minsi iri imbere ndatanya kujya nyuzamo n'ibindi biganiro. Ndashaka kujya njya gusura biriya biganiro mubona ku yandi macana atandukanye, naho mujye kujya mubibona aho byabereye, abarwanye indaya n'ibindi biganiro by'ubuhamya bwiza, bafite ubuhamya bagomba gusangiza abantu, bafite ijambo bashaka kugeza ku bantu. Mwese muhawe ikaze kuri Souvenir TV show, kubera ko erega ni yanyu. Souvenir TV show ni yanyu, ni yanyu. Aho waba uherereye hose ujye wumva ko Souvenir TV show ari yawe. Gutera imbere kwayo ni ukwawe. Mbese ubwo nyine ndabibwira abantu bankunda, kubera ko abantu bankunda banyifuriza gutera imbere, banyifuriza ibyiza. So rero Souvenir TV show ni yanyu, mukomeze mujye mubireba. Umva nimuramuka munasinziriye musige televiziyo yaka cyangwa telefone yaka arimo ikiganiro, byose birafasha. Buriya niyo wagiplay ngo kigendera, ngewe kuri ngewe rwose ibintu biba ari sawa. Ariko mana ariko muri ino minsi nemaze iminsi ndi mu bibazo, ariko ndashima Imana ko akazi kabonetse. Ahubwo nimumbwire murankurikirana, abantu munsapotinga cyane kuri Manzi na Innocent TV ni iby'agaciro, ndetse no kuri Noah 250, Noah 250 ho noneho ho n'umuriro. Niba utarakanda subscribe kuri Noah 250 warakerewe, ndetse no kuri Manzi na Innocent TV ni ibindi. Mbese aho hantu hagiye kujya hanyura imiriro, ya miriro yanjye mushaka za gitumo. Urumva ni hatari cyane. Mugomba kugira gute? Mugomba kugenda mugakana subscribe kugira ngo inkuru yose nzajya nsohora hano, cyangwa se yaba hano yaba hose muzajya muyibona mu minsi mike. Ejo nzaba nababwiye ahandi hantu mwajya mumbona, naho muzajya mumbona. Mbese uyu mwaka ngomba gukora cyane n'imiriro nakuruhuka, kubera ko namaze ukwezi nakora, ariko mu gihe nongeye gukora ngomba gukora hamwe namwe muvuga ati uyu muhungu kabisa nimuzicwa n'irungu. Kandi
mu mpande zose z'igihugu mugomba kujya muhambona. Mu majyepfo muhambone, mu burasirazuba mumboneyo, mu majyaruguru mumboneyo, muri Kigali mumboneyo. Mbese nta nkuru yose inkuru yose muzajya mwumva mukeneye ko nyitambutsaho hano ndetse n'aho hose nkorera, mujye muhamagara kuri 078 92 71 685. Iyo niyo nomero yanjye yonyine, ubundi tukirira show. Bundi ejo nasuye ejo aya na ejo ariko ikigaro nakibarekuriye kare kuri Nowa 250. Nagiye ahantu birababaje, abasore babiri basambanyije umwana w'umukobwa kugira naho ashiramo umwuka. Wenda abatabyibuka reka nze mbacishizemo mu ncamake murebe ukuntu byari bimeze. Umva se, umva mani, mubatangatange munyure hirya, mubagarure mani aba bantu babiryoswe, mubatangatange, mwebwe mumanuke hepfo. Nese mikoro uyikuye he? Tutwara ibintu gake naguhubuka. Umva ntugapfe, mureke mbabwire nyine. Umva nyine Mubunuye hasi wasobanura. Nyine mubunuye hasi. Ndabana aranavuga mani mukete mugira mani. nawe uratuza uduteza nese inzoga karizo kagure izo mikoro arwaye malaria. Si malaria se? Ikibazo n'uyu nguyu yamusweye. Byagenze gute? Uyu yamusweye ariko wowe izi mikoro ntago tubwire ngo byagenze gute? Uriya yamusweye maze bigenda rwose yamusweye. Nino bihuriye na malaria, bihuriye na naragiye amuha inzoga barangije bakora ibyo bakora. Aruri hehe rero? Jewe narindi kubera ko mba nibereye inyuma ntago narimbize. Umva nyine ubwire, umva nyine murabona nk'ibyo byose ni ibintu biba byagiye bibera aho mu midugudu iwanyu. Niyo mpamvu rero mbaha nomero zanjye kugira ngo mujye mumamagara, mbigeze ku bankurikirana, mbigeze ku bantu badukurikirana umunsi ku munsi. Nkaho rwose ni hari aho bita bahita ngo Ikirurindo, yego niho byabereye, ariko ari ibintu bitoroshye. Kabona ibaza abasore babiri bagafata umukobwa, ni ibintu bibabaje. Abasore babiri bagafata umukobwa bakamusambanya ku rwego yitaba Imana. Sinzi n'abatabibonye mujye kuri nyine aho ngaho nababwiye kuri Nowa 250, ubundi murebe inkuru irambuye iriho kabisa uko byatanye uko byagenze babikurikirane. So inkuru nk'izo zose rero nahani mwazibona ni kuri Nowa 250, ubundi mukajya munkurikirana umunsi ku munsi, mugakanda subscribe, mukamenya n'ibyo mushaka nzambakorera, mukama inama y'inyunganizi. Umva ni kabisa ngewe najenje namaze igihe nakora, niyo mpamvu bunjenje. Urumva ngomba kubaha show, nkongera nkabaha show. Ahubwo mumbwire murashaka ko ubutaha nzajya mu kahe karere cyangwa mu yihe ntara? Murashaka ko ubutaha nzaza gusura iyihe ntara? Mumbwire. Ejo mfite gahunda yo gutembera mu ntara none, ejo ntabwo nzasubira mu mujyi wa Kigali. Nshaka nze mu majyepfo, nze mu burasirazuba, ngaruke mu majyaruguru, nigire uburengerazuba. Ni hehe mushaka ko nza nkabasura? Niba rero ari aho uherereye unyandikire nzaze mu makuru yaho kabisa, ndebe ibibera hiwanyu. Ushobora gusanga ubona ibyabire mu tundi turere ugaseka cyangwa ukabanenga, kandi nawe aho iwanyu ariko bimeze. Gusa nyine mumbwire nzajya nza. Rero ahanini nuko nahise nihuta, ariko ahanini ngewe nashimishijwe no kubona ibitekerezo mwagiye muma. Nanjye ndaje ndaza kubabwira icyifuzo cyanjye, cyangwa ndababwira nanjye icyo nahisemo. Gusa mwanshimishije, muri inshuti nziza, sinifuza kubabura, nifuza ko tuzagumana. Ari abantu tugendana rwose nk'uwashura, nyereka ko ahantu hose tuba turi kumwe, n'abandi
na Edouard, nubwo Edouard aba amereye nabi ngo nimve ku mugore w'abandi ariko ntabwo namurenganya, nawe ni ibitekerezo bye, ariko icyo nababwira ni uko abarundikazi umva murarenze, abarundikazi murarenze muri Keya. Uzi ko Keya zakwica umuntu? Mbega abarundikazi ukuntu bazi gukunda we, abarundikazi murarenze, abarundikazi umva mukwiriye igikombe, abarundikazi muri abambere, abarundikazi ntawabaruta, abarundikazi mugira umutima mwiza, abarundikazi murazi Imana, oh my god, yes, abarundikazi Mana yanjye n'ibindi bindi. Mbese mwanyeretse ikintu gikomeye. No mu makomenti usanga abarundikazi ari benshi cyane, kuko bari mu bantu bankurikirana cyane cyane nk'abantu bibera muri za Omani, usanga bibera Omani, bibera Arabia Saudite, bibera Norway. Muri Norway naho ngira abakunzi benshi, bibera mu Bubiligi, muri Bubiligi ubwo ni muri Belgium, abibera mu Buholandi, muri Holland naho ndabagira cyane. Nageragaho n'inshuti yanjye wo mu mama ye, none nawe naramubuze. Nagira mu Buholandi nahagiraga umukunzi wanjye wo mu mama wankundaga, ugasanga na rimwe rimwe yibereye no mu burwayi, ariko ugasanga aransapotinga cyane. Gusa yitwaga Mama Bebe, ariko nawe niba akinkurikirana, nimba gihari sinzi, mba numva mfite n'ubwoba ko yaba atagihari. Gusa bagihari azanyandikire nawe mbone nomero ye, kandi yanyuma nayibahaye. Hakaba ndi mu mama nkuna nawe umeze nabi urembye manu, uzamufashe. Ni umumama wibera muri Australia, nawe w'umumama w'umwana mwiza, nawe ararwaye, yagize ikibazo cyo kurwara akaguru, ariko Imana yo mu ijuru nawe ikomeze imufashe, kandi ikomeze imugenderere, ikomeze imuyobore, kandi ubwiza bwe n'ibyiza bye n'ibyiza akora Imana ijye mukubira inshuro 1000. Hakaba undi muntu nuko nawe nabonye yaracitse intege, ako yitwa Esperance, yibera mu Bufaransa. Nawe turanavugana, gusa nawe yari umuntu nkunda, ariko sinzi nawe icyo twapfuye. Ariko nawe ahari yumve ko nubaha umwanya we, nubaha ibyo yagiye akora, kandi Imana igikomeza imumera umugisha. Muba muri benshi, kuvuga amazina yanyu mwese biba bigoye, ariko harimo abantu mba mvuga ati abo rwose bararenze. Hari ba Kayitesi bari USA, hari Edouard nawe uri Michigan, hari undi mu mama nubwo nawe abambeshya ariko ni inshuti yanjye, yitwa Eveline, nawe ni inshuti yanjye yibera Eveline Abahera. Eveline aba muri Australia, nimba nibuka neza. Afite na channel yitwa Evolution TV, mugende mushyigikire, nawe ni umuntu wacu kandi abakeneye kuzamuka n'iterambere. Ubundi ujye ugira neza wigendere, gira neza wigendere, ibihembo uzabisanga mu ijuru. Kora neza wigendere, ibihembo uzabisanga mu ijuru, sibyo? Ibihembo bazabisanga mu ijuru. Natwe rero twagiye tubikura ku bandi. Abarwaye aho muri, Imana ikomeze ibafashe kandi bakize mu izina rya Yesu. Uyu munsi ndaza no gusoresha isengesho. Hari abantu bajya bambwira ariko se Souvenir, ubundi urasenga? Ngo ubundi ngo urasenga koko, cyangwa se nze kuritangiza? Nze gusubira inyuma nditangize, rize gutangira kino kiganiro. Ubwo ndaza kureba igikwiye, nimubona isengesho ryaje nyuma mumenye ko ryaje nyuma, nimubona naritangije ubwo naba nahisemo kuritangiza. Ariko ushobora kuba watangiye igikorwa utibutse gusenga, ariko byura wagisoza ugasenga, ukiyambaza Imana kandi ukayishimira, ukanihana,
ukanayisaba biba ari byiza cyane kubera ko biranakuyobora mu nzira yawe. Buriya gusenga hari abantu batazi akamaro kabyo, ariko gusenga birafasha. Gusenga bizana umugisha mu nzu cyangwa mu rugo, gusenga bitanga amahoro, kandi gusenga ni umwanya mwiza wo kwegera Imana ukayiha ibyifuzo byawe kandi rikagusubiza. Buriya ku bantu bizera Imana turabizi neza ko biratinda ariko ntibihera. Iby'Imana bishobora kubitinda ariko bizira igihe. Bizira igihe. Imana niba yaravuze ngo souvenir wowe nzaguha akazi keza, ushobora no kwitubura ko wari ufite, ariko iyo igiye kuguha akazi, wow, izana akazi kaguhemba neza, ukavuga ati wow, Imana niyo nkuru. Niyo mpamvu rero namwe nimba arimo abarwayi, ni ukuri ngewe nizera ko Imana ibakiza. Mwebwe muce bugufi musenge, Imana irabakiza. Ababuze ababo, Imana iraza kubihanganisha, kandi Imana niyo nkuru buriya iba yamukunze cyangwa yabakunze kuturusha. Ibintu byose biba kubw'impamvu, kandi biba kubw'impamvu z'Imana, sibyo rata? Abantu babuze akazi, Imana ikabahe. Abantu babuze ayo kwishyura inzu, Imana ibafashe bagendere no kuri bishyurira inzu. Abantu bari mu bihugu byo hanze bifuza gutaha ariko bakabura amatike, bakabura uko babigenza, Imana ibibafashemo batahe mu bihugu byabo, cyangwa naho bari bakomeza bagira ubuzima bwiza. Abantu baba bafite ibyifuzo bitandukanye, ariko Imana itanga ibisubizo. Imana rwose, umuntu wamenye ibanga ryo kwibera inshuti n'Imana yahisemo neza, kuko Imana ni inshuti nziza, kandi Imana itanga ubugingo, ni Imana itanga ibyo kunywa, ibyo kurya, imyambaro, ubuzima, kandi buriya ufite ubuzima byose uba ubifite. Noneho iyo ufite Imana byose uba ubifite, sibyo ra? Nibyo rero nako kaba kagomba gucamo. Nkanjye wamenye Imana, mba ngomba kubibabwira nk'uko nanjye mba narabiganirijwe n'abandi, kandi nkanabisobanukirwa, kandi nkanabibona ineza y'Imana. Rero ndi umwe wo guhamya ko ibaho, ndi umwe wo guhamya ko Imana ari umugabo, ndi umwe wo guhamya ko Imana ari inyembaraga. Egoko gusa wazumbwira iki? Wazumbwira iki koko ndi kumwe n'Imana yanjye? Niyo mpamvu ngiye iyo umuntu ambwiye akanega iminsi, nakubwira ati ntabwo uri Imana, si we Mana, si bo Mana. Wapi, si bo Mana. Imana niyo nkuru, sibyo? So kubona ko kari agaciyemo, ariko mwihangana. Bafite ibibazo bitandukanye, mwihangane, kuko igihe kiba kitaragira, ariko iyo kigeze nawe ubona ibisubizo byiza. Twihanganishe Shania yagize ikibazo cy'uburwayi. Sinzi nimba mubizi, abagira nomero yo mu muhamagari mu mutabari. Ngewe nta mutima mubi nigirira, banumva nyine abantu bose twakwibanira neza, tutitaye yuko twatandukanye. Abaganira nawe muze kumuhamagara, mube hafi, abatuye hafi mu namusure. Abantu bajya baje mu gihugu cyacu, ari abantu bava hanze badukunda, badukurikirana, bakaza mu Rwanda mugataha tudahuye. Kucyera iki koko? Niba udukunda, niba unkunda, uzi kuba mu gihugu cyo hanze ukaza mu Rwanda, ndakwinginze ujye ushaka nomero yanjye umpamagare duhure. Ngiye biranshimisha guhura n'abakunzi banjye, ndabikunda, ni ukuri kw'Imana, ndabikunda pe. Mujye mwihangana duhure, mwihangane tubonane, tumenyane, dukomeze twagure ubucuti, twagure famiye, sibyo? Abasho ndabakunda pe. Inama zanyu ni ingirakamaro. Naho abibazaga ngo wenda umutwe uri kunjye, ariko abibazaga ngo ese ko mwangiriye inama, ese ngewe nahisemo iki? Kuko hari abambwiraga ati nkoresha umutimanama wanjye, ese ngewe nyine mukibaza uko mbyumva. Nicyo gero cyo kugira ngo nanjye mbabwire wenda uko mbyumva. Rero nk'uko bamwe mwagiye mubinyandikira,
koko urukundo rujya aho rushaka. Urukundo rujya aho rushaka, umuntu niwe wihitiramo. Njyewe impamvu nabagishije inama nta kindi nuko nagira ngo ndebe ese nk'abantu bagiye babona ibyagiye bimbaho, mwifuza ko wamara ku gahinda uwama ibyishimo arinde muri bariya. Abenshi bavuze umurundikazi, abandi bavuga Fani, abandi bavuga mama w'abana cyangwa mama w'umwana. Icyambere mwamenya rero, mama w'umwana we yego yarambyariye ariko we biragoye. Impamvu bigoye nuko we twabyaranye hatarabayeho gukundana bihambaye. Mbese ni bimwe abana bava mu rugo bakajya kwibana, bajya kwibana kahita bahura nyine bikagenda gutyo. Gusa njyewe byangora kubana na mama w'umwana. Umwana ndamukunda, iyo bishoboka naramuma tukavugana, nkamusura umwana tukaganira, nkamusohokana, ariko kuvuga ngo mama w'umwana we turabanye mu nzu ho biragoye pe. Naho umurundikazi we nubwo naramubereka, ariko we yambwiye ko adakunda ibintu by'amakamera. Wenda wasanga ari no kunyumva muri aka kanya arabizi, nimba namubeshyeye yandike muri comment ko mubeshyeye, ariko atinya kamera kubi, atinya kamera. Menya nifata yanyishyizeho hano yanyica. Gusa n'umwana mwiza, n'umwana ugira urukundo, n'umwana unyitaho nkabibona, umwana nawe waje ubona ko kabisa azi urukundo. Ariko kubera nawe imbogamizi z'uko ntabwo ari mu gihugu, ntabwo ari mu Rwanda, ntabwo aba mu Rwanda, ugasanga nayo ni imbogamizi. Ntabwo aba mu Rwanda. Gukunda n'umuntu uri kure yawe nabyo ugasanga hari igihe bizamo agatotsi, hari igihe usanga kwizerana kwanyu kuri hasi mutizerana. Urumva rero hari byinshi bitagenda neza bitewe n'uko buri umwe wese aba yihugiyeho. We ari hanze y'igihugu mu kazi yo gushaka imibereho, nanjye ugasanga hano mu Rwanda ugasanga nanjye ni ikibazo gikomeye. So ariko wareba ku zindi impande umwanya arawuma, aragerageza, ukabona ko yiteguye ko rwose twakunda tukanubaka, we tukanafatanya kabisa, kuko we hari n'ibikorwa runaka yatangiye bitanangora twahita dufatanyiriza hamwe bikagenda neza. Ariko imbogamizi ugasanga ari hehe, ari kure yanjye, ntituranahura amaso ku maso, ugasanga nayo ni iyindi mbogamizi. Hanyuma hakaza uwitwa Shaniya we twarakundanye murabizi, tugirana n'ibihe byiza murabizi pe. Ntako tutagize, nawe ntako atagize, ariko nyuma aranenguha, aransiga arigendera ku mpamvu z'ubwo nyine niwe wabihisemo. Ubwo ibindi ni wenyine, ntabwo nshaka no kubigarukaho cyane, kuko sinkunda kuvuga ku muntu udahari, nko ku mu ex wanjye wemba mbyirinda cyane. Ubwo afite impamvu yansize weho, impamvu nanone nawe biragoye kubera ko aka kanya we yamaze no kumvamo, byaba bibaye nko gutangira bundi bushya. Ubwo nawe urumva ko we amanota ni nka 1%, umurundikazi ni nka umurundikazi ni nka 50%, oya 45%. Hanyuma Shaniya ni nka 2%. Hanyuma mama w'umwana ni nka 3%. Urumva? Ubwo urumva ko bose hamwe mama w'umwana, Shaniya n'umurundikazi biteranyije uko ari 3, percentage yabo byahita bihura na 50%.
nyine ubwo umurundikazi 45, Shania 2%, mama w'umwana 3 bikahita bihura na 50%. Indi 50 isigaye rero ni Fanny. Nawe binyuzemo uko atanzi, nasanze anzi wese kuva natangirana na Diane, mbabara kubwa Diane, Shania mbabaza, haza bitwa ba Shadia, haza abitwa ba sinimba mamona bibuka, abitwa ba Fira, ni benshi bagiye baza tugatandukana, ariko byose yarabinganirije nsanga we yaragize ute, yarahari kandi ankurikirana kandi anankunda. Numva were no bibaye ibindi, numva waranunguye, numva aranyemeje. N'umuntu umenya ko nariye, n'umenya ko nabwiriwe, n'umuntu umenya ko iki n'umwana cyo gusanga reno twamenye mu bihe bibi, ugasanga anzaniye ji, ugasanga nzaniye utuntu tugaho nkabana duhaye matara aratunzaniye. Fanny we n'umwana ugira umutima mwiza kandi Imana yo mwije izamufashe anawugumane. Mbese nicyo nababwira, koze mugira ibihe byiza aho muherereye hose. Rero reka tuzongere tubonane ku munsi w'ejo, mukande subscribe nyamuneka, ndabakunda. Souvenir TV show, kandi subscribe.